Hero aho muri hose hatandukanye ku isi mukurikirana Skosi Bandebe TV, njyewe uvugira kuri izi ndangururamajwi za Skosi Bandebe TV nitwa Skosi, nkaba ari njyewe ubasobanurira romantic story ca kuri Skosi Bandebe TV, nkaba mbibutsa gukora subscribe kugira ngo mujye mukurikirana romantic story ca kuri Skosi Bandebe TV. Twagiye muri iyi nkuru igaragara kuri Skosi Bandebe TV, murabonamo umukobwa mwiza ashobora uburanga n'umusore mwiza, mbega couple iri perfect. Murabona sinzi ngo barave barajya he, ariko icyagaragariraga amaso y'abantu bakurikirana Skosi Bandebe TV bavaga mu rugo. Kundi ruhande turabona umusore n'umurasta we, murabona umusore utambuka umurasi, sinzi kana nawe arava arajya he, reka turebe. Kundi ruhande nawe tubona umukobwa mwiza nawe tuzi ngo arava arajya he, reka turebe. Banange tugenda amaso, reka turebe. Ya couple barimo kugenda ariko bageze mu nzira, wa mukobwa nawe twabonye dutangira nawe turabona arakebuka areba iyi couple, sinzi niba nawe yayishimye nya nawe ayiforowize we, reka turebe. Ariko wa musore mu kwigira imbere, reka turebe uyu musore sinzi, wa mukobwa aragenda amuganiriza ariko turabona umutima ntuhari. Umusore sinzi rwose, mu kanya gato tubonye abuze balance, situzi ngo ni iki kunyabura balance. Ariko kuri rwa ruhande rundi wa musore arimo kuza, nawe ntituzi ngo arava arajya he, aribyo twakomeje kureba mu maso yacu imbere. Reka turebe, wa musore arimo kugenda nyine ya couple irimo kwigendera inyuma, ariko imbere hano sinzi umukobwa wagira afite umupango. Reka turebe wa musore uri kumwe na ya couple, uzi ko menya hari yashimye umukobwa we, ahari uzi ko yakunze uwo mukobwa disi wa undi bari kumwe, yo ntazi nayo ikigo kirwana cye haraguye we, uzi ko aguye kikamwihorera. Igisore we haraguye disi kiramwihorera, akurikiye wa mukobwa. Uzi ko hagiye wirukanyira ugasiga uwo gusanga we, wa undi disi asigaye yababaye arimo kwikanda. Disi yababaye, haraguye disi yababaye arimo kwikanda. Kuri ruhande rwa rundi dore wa musore nawe turimo kumubona mu maso yacu asa nkaho yikanze, sinzi disi abonye wa mukobwa, ariko disi uyu musore w'umurasa ni n'umunyemu. Disi arimo kwikanda yababaye. Disi wa musore araje rwose ateka amufashe mu kandi. Disi yabonye ko yababaye. Disi aramufasha aramurandata. Disi mbega umusore n'umunyempuwe aragiye. Disi nuko uyu musore n'umwana mwiza, yo disi yitoragura ingoma mu giteme. Reka turebe, banange tugenda amaso. Aramujyanye amubwira ati pole disi, pole, ihangane disi, ihangane. Dore cya kintu urakibona kirimo guceceba inyuma wa mukobwa. Reka turebe, dore kiragiye umutima wakinaniye yakoze kuri wa toka mbere yangu, tiwe museviri ikasevire, toka mbere yangu. Umusore uzika abuze isakabura nijoro we, abuze isabuze nijoro ziramwaki, aragiye iruka yagiye kureba wa mugore we. Reka turebe, agiye kureba wa mugore we. Reka turebe ati mugore wanjye umeze ute, titoka tugenda nakubonye uri umushurashuzi, ati n'ikindi gihe ati genda niboneyeho turi perfect nkunda, tugenda. Yo umusore disi ziramwakiye abuze isabuze nijoro. Mbibutsa gukora subscribe kugira ngo mujye mukurikirana Skosi Bandebe TV. Muze twirire isi, turabakunda cyane, muze rwose turabakunda kandi tubategeye amaboko.